umunsi w'itariki enye Nyakanga kuri benshi nanjye ndimo ni nk'ubunane. Itariki ya mbere tubona ubwigenge, hari byinshi bikwiriye kuba byarahindutse, bikwiriye gukomeza guhinduka. Nimushaka kuba abagabo muzababo, kandi kubera hariya amateka, ubundi kuba abagabo nibyo uru Rwanda rukwiye, nibyo mukwiye. Yabonye ibyandikwa ku Rwanda kenshi biyoberwa niba u Rwanda ari rwa rundi rwacu tuzi, twanditse amateka yarwo mu maraso yacu. Iyo ushaka kwereka umuntu ko ibyo akuvuga atari byo, ntabwo ari ngombwa kurwana nawe. Urwana n'icyo aheraho ajya kwereka abantu ko ari kumeze. Ntabwo abantu twakwemera ko batwandikira amateka, ndikwiye kubyemera. Amateka ni ayacu, ubuzima ni ubwacu, igihugu ni icyacu. No gusanza iwawe no gusanza ahandi, urwo rugamba ushobora kurutsinda. Ariko wansanze hano iwanjye, mu mateka yanjye, mu buzima bwanjye, wampera he? Yego we,